Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi rero kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ugiye uhita ukibonera ku gihe. Bibutsa ko kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu bazifunguye, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Nyandikira aka kanya cyangwa umpamagare, ni kuri 0789 mufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye kwiga mudasobwa, koresha nimero tubigufashemo, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. B. Umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. D. Kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kinini de, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bakunda kugishyiraho nk'iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, aho uba utemerewe kuba wahindura icyerekezo. Noneho ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo, aho wemerewe gukatira ibumoso, aho wemerewe guhindura icyerekezo, aho wemerewe kunyuranaho, bahita bashyiraho kino cyapa kiburira, kikubwira ko noneho ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa rero kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tujyamo ko atari ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video nari gukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, yirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo birabujwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikuruka zifite umubyimbo uri hasi ya santimetero 4, ariko ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa kubera ibinyabiziga. Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A. Ku binyabiziga by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25. B. Ibinyabiziga bihinga. C. Ibinyabiziga bya polisi. D. Nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se igice cy'umuhanda kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye, ibangikanye. Iyo buvuze imirongo irabangikanye ibisa nkaho yegeranye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? A. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B. Ahanyurwa n'ingorofani. C. Ahanyurwa n'ibinyamitende. D. Nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Abari ahanyurwa n'ibinyamitende. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, n'ubundi uzumve ko haracamo ibinyabiziga, ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make icyo gice nta modoka yacamo. Rero abari ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramuskiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo
buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Ese zino modoka ziba zatwara abantu bari munsi ya 6 umuyobozi abariwemo ziba zishobora kugira imikandara yagenewe bande? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, umuyobozi. B, mugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibishobora kugira umukandara wagenewe umuyobozi. Nta muntu watwara ikinyabiziga imodoka adafite umukandara. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ariko umwihariko wa zino modoka zirashobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndizera ko rero waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntiwatwara bino binyabiziga biba bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara mu nzira nyabagendwa cyangwa mu mihanda udafite uruhushya rwihariye. Ese rutangwa nande muri aba baduhaye? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, polisi y'igihugu. B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C, minisitiri w'ingabo. D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano. Rero niwe ugomba kuguha uruhushya rukwemera gutwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara kugitwara mu nzira nyabagendwa. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kigaragaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Ibyo nibyo bita ishusho. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bw'umweru, ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine. A, umuhanda utaringaniye iburyo. B, akamanuko gashobora gutera ibyago. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Kino cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira uba ugiye kugera ahantu hacuramye hari akamanuko gashobora gutera ibyago, bakabikubwira hakiri kare. Ko murabizi bino byapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kiraba gishinze aho hantu hari akamanuko, oya, ahubwo azabikubwira kare ugihiteho urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone ugera aho hantu hari akamanuko gashobora gutera ibyago. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze, wanyweye mitsingi cyangwa wanyweye izindi nzoga. A, biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. B, biremewe nijoro. C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, bibujijwe gutwara ikinyabiziga wasinze. Niyo mpamvu habaho bari abantu bakora mu mihanda, wabona wanyweye inzoga wagiye mu kirori gutwara utabishobora, ko wahamagara umuntu akaza akagutwara cyangwa imodoka ukayisiga ahantu
cyangwa ukabwira umuntu w'inshuti yawe akaza akagutwara akakugeza mu rugo. Gutwara ibinyabiziga wasinze birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya munani, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho ryari: A, ahamanuka; B, igihe umuhanda ari mugari; C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Mu gihe kuri ryari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, uba ushobora guhita umunyuraho. Kubera iki? Kubera ko mu muhanda n'uba uri kuvugana n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, ntabwo muzahamagarana cyangwa ngo mugende muri kuvugana, kuko nta byombo muba mufite n'amajwi ntimuyakoresha, ahubwo mu kuvugana muri gukoresha ibimenyetso byo ku binyabiziga, muri gukoresha amatara mukayakoresha muri kuvugana. Uragenda yabona imbere hari ibinyabiziga byaje, akaguha ikimenyetso ko imbere hari ikibazo, akakubwira ati ba witonze kunyuranaho, ari gukoresha amatara. Rero mu gihe akweretse ko imbere nta kibazo gihari, aguhaye ibimenyetso bikwemerera ko wamudepasa, uhita umunyuraho. Uba ugomba kumwizera, nawe ntabwo aba agomba kukubeshya. Rero igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, uhita umunyuraho. Kandi urabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko ushobora guca iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se icyo wowe uri kujyamo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Hano ibisubizo bine baduhaye: A, nyuma y'umwaka umwe; B, nyuma y'imyaka 2; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ubundi ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2, ariko icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Urugero, niba uguze ikinyabiziga ariko kidakora ubucuruzi, uzakenera kugisuzumisha bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho bakimara kuguhereza icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga, iyo ikinyabiziga cyawe kidakora ubucuruzi, icyo cyemezo kimara umwaka, ukajya gushaka ikindi. Yaba ari ku modoka zikora ubucuruzi kikamara amezi 6, ukajya gushaka ikindi. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko ubyumvishe. Ndakeka ko waramutamo rero B, ndizera ko waramutse ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari wahita ucana ibinyoteri byose by'ikinyabiziga? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda; B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, uhita ucana amatara yose ndangacyerekezo. Wenda si ikinyabiziga cyawe cyacitse feri, kubera ko cyateza abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ibyago, uhita wakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo, kugira ngo bamenye ko bagomba guhita baguhigamira bakaguha inzira, utabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito.
aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, yaba amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, ukajya mu kizamini ukora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa cyanditsemo ijambo ry'icyongereza rivuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi bimenyetso bikoresha amatara atatu, ayo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ubundi ubonye kino cyapa urahagarara, nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona uba ugomba guhagarara, kubera ko akenshi bagishyira ku muhanda muto uri gusukira mu munini. Akenshi ntuba uri kureba iburyo bwawo, uwo muhanda ugiye kwinjiramo ntuba uri kureba ibumoso bwawo, bikaba ngombwa guhagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona, kugira ngo winjire ugenda gake gake winjira muri uwo muhanda udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusukanye ku papuro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, nyandikira kuri WhatsApp nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2, cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College uyirebe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyaza rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira ngo berekane ahantu habi bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo riba riri kumyaza. Ese iryo tara cyangwa icyo kimenyetso bashyizeho hari icyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Icyo kimenyetso uretse kukubwira ngo ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda, ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko rero waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Kino kimenyetso bagishyiraho kugira ngo bakubwire ko ugeze ahantu habi haguteza ibyago, umenye ko ugomba kwitonda, ariko nta kintu kiba cyahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ushobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C, igare. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyukuri ni A, velomoteri. Ese iso cyukuri ni B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Ese iso cyukuri ni C, igare, cyangwa nta giso cyukuri kirimo? Hano iso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cyukuri kirimo. Iyo bavuze ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande uvuga ko nta giso cyukuri kirimo. Bavuga ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, icyo nicyo kiba ari igiso cyanya cyo, nako kantu konyine bahinduramo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni?
ni ubuhe buremere? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A toni 10, B toni 12, C toni 16, D toni 24. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Hano ndakeka ko cyanya cyo maze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C toni 16. Turabahisemo rero C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ariko ndi kugutegura amasomo ku bipimo, ku buremere, ku ntera, ku matara. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo iryo somo nirishyiraho uzahite uribonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe bifitiye smartphone. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ibinyamitende 3 n'ubwikorera n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorera na romoroki zikorera n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Naho ushobora kurenza ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A santimetero 30 kubare bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B bugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye n'ubugari ntarengwa budakuka bukaba ari metero 2 na santimetero 50. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi abari santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga utari washyiraho iyo mizigo, noneho ubugari ntarengwa budakuka washyizaho n'ibyo bintu bukaba utarenga metero 2 na santimetero 50. Wari wahisemo A, iba ari igiso cy'uko ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igiso cy'uko ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, vuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhaye ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ugacura ibya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhaye. A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyanya cyo nta kindi ni A feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini niyo ikoreshwa. Bari bana bitubwiye mu kibazo ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Urabizi nk'ibinyabiziga biparitse ahantu nta muyobozi w'ikinyabiziga urimo, bari baranatubwiye ngo niyo umuyobozi yaba atarimo, umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba gihagaze. Haba harimo iyi feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Ubundi utugarurumuri turi ku kinyabiziga tuba turiho kuri ubu buryo. Uturi imbere tuba dusa umweru, uturi mu mbavu tuba dusa umuhondo, uturi inyuma tuba dusa umutuku. Ni ibyo bibazo bitatu babazaho, uzahita ubikora nibaramuka babikubajije. Imbere n'utw'umweru, mu mbavu n'utw'umuhondo, inyuma n'utw'umutuku. Hano bari tubwiye mu mbavu z'ikinyabiziga, niyo mpamvu duhisemo B umuhondo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki?
Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cyukuri nta kinini A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Kino cyapa urabona ko turebeye ku birango. Ubundi kugira ngo umenye ubusobanuro bw'icyapa akenshi urebera ku birango. Uri kubona ni imodoka yari iri kugenda ariko isa nkaho iri guhanuka. Ariko iri guhanuka igwa he? Hasi uri kubona ni ahantu h'ikibaya ariko hari utuntu tumeze nk'imivumba. Rero iraba ari imivumba y'amazi, iri kuri amazi agenda. Rero bagashyiraho kiriya cyapa bakubwira ko ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Bakabikubwira hakiri kare kugira ngo bakumenyeshe ko imbere nta nzira ihari, kubera ko imodoka zigenda mu mazi ni nke ntabwo ziraboneka. Rero bakabikubwira kugira ngo uze kuhagera wamenye ko ugeze ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyo babikubiburira hakiri kare kugira ngo waba wari ufite umuvuduko mwinshi utangire ugabanye, umenye ko ugiye guhagarara. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe aba ashobora kuzimwa ryari? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. Ikavuga ngo iki? C. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cyanya cyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka. Uba ushobora kuyazimya iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Wareba muri metero 200 haba hakiri ku manywa, bari ku manywa y'ihangu. Rero ntabwo wakoresha amatara maremare mu gihe cyo ku manywa hari kugaragara wareba muri metero 200. Niyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Hari n'ukuntu umuyobozi w'ikinyabiziga guturuka inyuma ashaka nko kukudepaza, yabona hari nk'ikindi kinyabiziga cyaje giturutse imbere kugira ngo gihite kigabanya umuvuduko, kubera ko wenda agiye mu ruhande rw'ibumoso, agiye atangiye kukunyuraho, agahita abona ikindi kiri guturuka mu kindi cyerekezo kiza kibasanga nacyo kiri ibumoso, mwatezanye ibyago, ukabona ahise acana azimya amatara maremare vuba vuba kugira ngo akubwire wenda agabanya umuvuduko, cyangwa uwo nguwo ari kudepasa ngo agabanye umuvuduko atambuka adateje ibyago. Nabyo uba ushobora kugira urazimya amatara maremare. Niyo mpamvu twahisemo ko A ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Ariko ikindi kintu ushobora kumenya, amatara maremare nanone ashobora kuzimwa iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, kubera ko urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rushobora guhuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza basanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Rero mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga nabwo uba wazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitegishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butatuma itara ry'ikinyabiziga kiyikura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi mu muhanda, cyangwa se ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi. Iyo romoroki iri gukururwa, murabizi romoroki ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa, ariko kikaba kiri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura.
hari ukuntu iyo romoroki iri gukururwa igaragazwa kugira ngo abandi bakoresha umuhanda baze kubona ko ihari. Igaragazwa ku buhe buryo? Itegereze neza. A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C, itara risa n'icunga rishyuye riri kuri romoroki inyuma. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisozi kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi uramaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi kuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Iyo romoroki iri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iba igomba kugaragazwa inyuma n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riba riri kuri iyo romoroki iyo inyuma y'iyo romoroki. Ndakeka ko ramusamo rero D. Ndizera ko waramuswe na gapapuro. Utari wahisemo niza ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya. Urahita ugikora, murabizi abazo biragaruka. Niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri no kwa gatatu. Nyandike cyangwa umpamagare ni kuri 0789351626. Umbwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga haba mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa se ukaba uri hafi ariko ufite akazi katagukunda kuza twigane mu ishuri, cyangwa se turi kumwe ushaka uri hano mu mujyi wa Kigali twakwigana turi kumwe. Amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Nimero mba nazibahaye ni 0789951626. Ibyo byose tuyafashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kanda subscribe aho hasi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.